Hello my beautiful people, reka nizeye ko mumeze neza. Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe, nk'uko dusanzwe tuganira kuri gahunda zacu za buri munsi, tubana mu biganiro byacu bitandukanye. Reka nkomeza nshimire abantu bakomeza gutanga ibitekerezo byabo cyangwa bakomeje kwereka yuko badukurikirana batubaza ibintu bitandukanye cyangwa services zitandukanye, abashaka kumenya byinshi ku mamodoka. Reka tubashimire, tuvuge ngo muri abingenzi kandi mwarakoze cyane ko kurikira Happy Empire Network. Kandi no utarakora subscribe, reka uko nugende utakoze subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. So uyu munsi rero nkuko dusanzwe tuganira mu biganiro byacu bitandukanye, uburyo twatera imbere, uburyo twahindura ubuzima muri no nyanja y'ubuzima tubamo bwa buri munsi. Hagenda harimo challenges zitandukanye, hagenda harimo imbogamizi zitandukanye, bamwe bakazamuka abandi bakamanuka. So tugenda twungurana n'iki twakora kugira ngo dutere imbere, n'iki twakora kugira ngo uve ku rwego rumwe ujya ku rundi. Ni byiza cyane kuba wowe warateye imbere cyangwa hari aho umaze kugera, hari uwundi muntu utarahagera. So niyo mpamvu babwira ngo Happy Empire Network nta kindi bereyeho n'umuryango mugari wanyu mwese. So niyo mpamvu mubwira ngo kora subscribe, nugenda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi. Dufite insanganyamatsiko ivuga ati: niba urambiwe ubuzima ubamo cyangwa unyuramo, hari ubundi buryo wabamo, hari iyindi nzira ngiye kukurangira, hari uburyo bubiri ngiye kubwira ushobora kunyuramo. Hari ubundi buzima umuntu agomba kubamo. 90% by'abatuye isi bahisemo uburyo bwo kubamo uburyo bumwe, kandi that's big mistake society yakoze, bituma imibabaro yiyongera ku isi. Nkuko abantu badasa, nkuko abantu batandukanye, nkuko abantu badakwiye kubaho, nkuko abantu badasa isu, ntabwo dukwiye kubaho ubuzima busa. Muri no nyanja y'ubuzima tubamo cyangwa muri no tubamo, hari ubuzima dukwiye kubamo. Ndamuka mbyita inzira, ushobora kutubyumva neza, ariko reka mvuge ngo uburyo bwo kubaho. Gusa ikintu gitangaje kimwe, usanga umubare munini ku isi usanga bahitamo ubuzima, ugasanga abayemo nago abwishimiye, ariko ugasanga arimo aravunwa cyane n'ubwo buzima yahisemo. Yabukopeye ku muntu runaka, barabumwigishije se, sibyo? Nago ubuzima bwa runaka ariyo nzira yawe yo kubamo. Nago twese twaremewe kubaho mu nzira imwe, kandi nta nubwo twese tugomba gusa. Kandi n'inzozi zawe n'izanjye ntabwo zigomba gusa, n'iza mugenzi wawe. Hari umuntu uvuga yuko ngo amafaranga niyo agomba kumukemurira ibibazo. Hari n'undi avuga uba ufite inzozi yuko amafaranga ari zo nziza, wowe ukagira inzozi z'uko amafaranga ari agomba gukemura ibibazo. Iyo turi mu ishuri batwigisha ibintu bitandukanye, batubwira wiga ibintu bitandukanye kubw'amahitamo yawe. Hari abakurikira math physique, hari abakurikira chimie, hari abakurikira geography, hari ibintu byinshi bitandukanye. So aho hantu nicyo kintu bikwereka yuko abantu batandukanye. Rero ntabwo ugomba gukurikira inzozi za mugenzi wawe. Hari igihe usanga mugenzi wawe inzira ubona yakurikiye ari inzira we zitamushimishije cyangwa atishimiyemo. So nawe rero kubera image wabonye ukumva yuko ari bwo buzima ugomba kubamo, oya, ntabwo ugomba gukurikira ubwo buzima bw'uwo muntu. Iki nicyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Insanganyamatsiko yacu: niba ubona ubangamiwe n'inzira uri kunyuramo muri no nyanja y'ubuzima, kubera icyo utahindura kugira ngo uhindure imibereho, uhindure ubuzima bwo kubaho. Hariho uburyo bwinshi bwo kubaho. So uyu munsi tugiye kurebera uburyo bubiri, tugiye kurebera hamwe uburyo bubiri bwo kubaho. Hari akantu nigeze kubabwira ngo iyo uramutse ugeze imbere ugasanga inzira uri kunyuramo atari nyabagendwa, ntabwo uhindura icyemezo, uhindura icyerekezo. No muri buno buzima rero, ibyo tunyuramo cyangwa ducamo bya buri munsi, iyo turamutse tugeze imbere, ntabwo duhindura
icyemezo, duhindura icyerekezo. Niko n'ubuzima rero bumeze. Hari igihe ukurikiye ubuzima bwa mugenzi wawe cyangwa inzozi za mugenzi wawe, arashayininga, yesi, nibyo ubona, ateye imbere, yego, ariko ubwo buzima ntabwo abwishimiyemo. So iyo ugeze imbere rero ugasanga ubwo buzima ari kunyuramo ntago ari inzira nyabagendwa, ntabwo uhindura icyemezo, uhindura icyerekezo. Tujye kurebera hamwe utuntu tubiri dushobora kugufasha wowe mu cyemezo wafashe, sibyo, cyangwa mu nzira ushaka gukurikira. Niyi ishobora kukunogera cyangwa niyi nzira ushobora kunyuramo kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze guhindagurika cyangwa guhinduka, buzamuka, budasubira hasi. Hari ukuntu bajyaga batubwira ngo umuntu akura nk'isabune, ababyeyi bakundaga kubidutuka ngo ni ukubona uhagaze, ngo wakuze nk'isabune. Ni ukuvuga abakubona yuko aho gukura uzamuka, aho gukura umanuka, ku isabune uko umuntu ayikoresha igenda ikura, igenda ishira, iyenga, isubira hasi. So n'umuntu rero muri buno buzima tubamo bwa buri munsi, hari igihe sometime tubaho dusubira hasi bitewe n'imyanzuro twahisemo gukurikira cyangwa n'abantu n'inzozi z'abantu twahisemo gukurikira. Ntabwo ugomba kubaho gutyo, ugomba kubaho mu nzozi zawe. Ntabwo ugomba kubaho nk'uko tugira amasura atandukanye, ugomba nawe kuba uri unique, ugomba gukora ibintu biri unique, ibintu byihariye by'umwihariko. Reka turebere hamwe. So aka kantu mu gace w'umurongo, iyo wisanze mu mwobo wenyine ntabwo ukomeza gucukura, aho gushakisha uburyo uva mu mwobo. Reka tuvuga yuko ugeze imbere uri gucukura, umutima ukumva uguciriye urubanza cyangwa kumva ntago ugize impungenge, umutimanama ukumva urakubwiye ati kuki uri gucukura wenyine? Why? Aho kugira ngo ukomeze ucukure, umutimanama wakubwiye ati kubera iki uri gukomeza gucukura, uhita wumva umutimanama ukavuga ati ahubwo reka nshaka uko mvayo. Sibyo? Kuko nutindayo, nutinda gufata icyemezo cyangwa nutinda gufata direction, sibyo, ahubwo ushobora kwisanga uguye muri wa mwobo. Nubwo buzima rero kwisi tubayemo, dusa nk'abantu bahangana. Hari igihe uba wifuza post ya runaka, ndamutse mfite business nk'iya runaka, nakwishima ubuzima bwanjye bwatera imbere, ubuzima bwanjye bwaryoha, ariko wageramo naguzi amaho arimo n'inzitizi zirimo n'imbogamizi. So reka dukomeze turebere hamwe mu by'ukuri, reka tuganire. Buno buzima tubamo, hari igihe twishuka ati ninunga inzu nk'iya runaka. Nararebye nsanga mu Rwanda twese abantu dufokasinze kubaka inzu zifite ibisenge bisa. Ugasanga inzu ku mudugudu ni ibisenge bisa. Ni ukuvuga wowe uba udafite na formule n'imwe. Rino siganwa rero tubamo ry'ubu buzima ryo gutera imbere, ryo kuzamuka no kumanuka, uba ugomba gufata icyemezo wafashe, ntabwo ugomba kugikomeza, ahubwo uhindura direction. Inzira urimo niyo uhindura. Umaze kumenya yuko uri mu mwobo wenyine, winjiranye muri uwo mwobo n'abandi, ukomeje gucukura, mwatangiye mucukura, urashaka amafaranga, urarwana no guhindura ubuzima, watangiye wumva uri convaincre, ariko ugezemo wisanze mu mwobo uri wenyine, wisanze muri iyo nzira wenyine, umutimanama wawe ukakubwira ati ni ibiki urimo, kubera icyo udahindura uburyo urimo. So byihuta rero guhita ufata icyemezo, ugahindura direction urimo, sibyo? Ugomba gufata icyemezo cyangwa umwanzuro mu buryo bwihuse, kubera yuko muri buno buzima tubamo, muri no nyanja y'ubuzima tubamo, hari uburyo bwinshi bwo kubamo cyangwa hari direction yo kubaho. Inzira ya mbere niyo gushaka inyungu. Abantu muri ino si 90% abenshi bahisemo inzira yo kubaho. Abantu 90% kuri ino si, abantu benshi bahisemo inzira yo kubaho. Inzira nyinshi cyangwa hari uburyo bwinshi bwo kubaho. Kubera icyo ushobora kwikomeza kwizirika ku kintu runaka,
ukazarinda turi ku mugongo uvuga ati wariziritse kuri icyo kintu. Hindura direction. Wikwita ku majwi, wikwita ku bigukikije, wikwita ngo baraza kuvuga iki. Hindura direction. Umvira umutima nama icyo uri kukubwira, noneho uhindure direction. Hari igihe duhitamo nabi, hari igihe dufata imyanzuro cyangwa dufata ibyemezo duhubutse, ukajya mu nzira utari ukwiye kunyuramo, ariko wageramo hagati ukumva umutima nama urakubwiye. Hindura direction wagendagamo, hindura icyerekezo wajyagamo. Niba wajyaga iburyo ujya ibumoso, niba wajyaga ibumoso ujya iburyo, niba wabyanze komeza straight, sibyo? So hari uburyo ugomba kubamo, uburyo bwo kubaho ni bwinshi, ahubwo uburyo dufatamo imyanzuro. Ubifatamo imyanzuro gute? Wowe ubitekereza iki? Inzira ya mbere nababwiye ko tugiye kubabwira utuntu tubiri dushobora kuguha uburyo bwo kubaho muri buno buzima. 90% y'abatuye isi, nshyize nko ku kigereranyo, bahisemo inzira yo kubaho. Umwana akavuka bamubwira ngo ugomba kubaho nka runaka, ugomba kubaho nka papa wawe, ugomba kubaho nka mama wawe. Umwana agakura avuga ati nzaba umupiloti, undi ati nzaba umutwazi w'amakamyo, undi ati nzaba engineer. Ni ukuvuga iyo ni icyemezo cy'inzira wahisemo. Abantu benshi 90% ashyize ku kigereranyo bahisemo cyo kubaho. Twese twisanze twarafashe icyemezo kivuga ngo ngomba kubaho. Muri uko kubaho rero niho dufatiramo imyanzuro dutakazamo, abantu bashakira ubuzima bwo kubaho bakabishakira inyuma. Hari indi nzira ya kabiri, hari inzira ebyiri. Hari inzira yo gushakira inyuma, sibyo? Hari inzira yo gushakira imbere. Nababwiye ko mbabwira ikintu tubiri tukigendera. Hari ugushakira inyuma, ariho dusanga harimo challenge nyinshi. Gushakira inyuma ni amahitamo twahisemo yo kubaho, sibyo? Noneho gushakira imbere usanga harimo kwishimisha, competence, ugasanga mbere hari inzira birengagije itandukanye n'umuntu urimo gushakira w'inyuma. Bikumva abo bantu rero bahisemo gutyo. Harimo abahisemo gushakisha kamere y'Imana. Mahitamo tugenda tunyuramo, iyo ushakira ibintu inyuma harimo urujiro rwinshi. Iyo ushakira ibintu inyuma harimo amayobera abantu bagenda bahuramo n'imitego myinshi. Urashaka amafaranga ukayabona, ibintu bikayatwara, ukishyura school fees, ukishyura inzu, ukishyura transport, ukishyura, ugasanga ufite bills ziruta bills ufite cyangwa facture ukeneye kwishyura ziruta kubaho kwawe. Ubuzima ubayeho, ibibazo ufite biruta income yawe, biruta ibyo ubona. Ibyo bintu rero nabigereranyije nko gushakira ibintu inyuma. No gushakira ibintu inyuma kubera yuko ibyo ubona urafighting for life, ukacukura imyobo, ugafata ama decision atandukanye, ukagira ama ideas atandukanye y'uburyo wahindura ubuzima. Niba urimo gukorera umushahara 20,000 ukavuga ati ariko uno mushahara sumagije, usanga reka nshireho akandi kantu kama amafaranga ya buri munsi. Ayo mafaranga wayashyiraho nabyo nibikunde, hakabamo challenge nyinshi zitandukanye. Ibyo bintu byose ayo mafaranga yaboneka, ugasanga facture byatwara ni byinshi. Uko ni uburyo bwo gushakira ibintu, gushakira kubaho inyuma. Urabona twatuntu, urabona ya mafaranga, ugashaka kwishimisha, ugashaka enjoying, ugashaka kubaho nk'uko runaka bayeho, mbere kwigereranya,
sibyo, ukigereranya, kwihuza, runaka yakoze iki, runaka yubatse ino nzu. Ubwo nibwo buzima, iyo niyo competence kuri ino si usanga tubayeho, which is bad. 90% nibyo nababwiraga, yuko usanga tubaho ubuzima butari ubwacu cyangwa butari ubwawe, ahubwo tubaho ubuzima bwo kwigereranya. No mpamvu nabwiye ngo ni ubuzima bw'inyuma. Iyo ni tips ya mbere ushobora ugasanga tubaho mu buzima bw'inyuma. Wowe ubaho ubuzima bw'inyuma ubwo abantu bareba, ariko pain iri imbere nta muntu yizi. Niyo mpamvu mubwira ngo wowe aho kugira ngo wumve ubayeho wigereranya cyangwa ushaka kwisanisha, ibyo bintu wabyihorera, ahubwo ukavuga ati you know what, reka njyewe nkora ibyanjye, ube unique mu byo ukora, ube wenyine. So harimo umushuti wanjye wigeze kumbwira ati we happy ko ibiganiro urimo kuduha cyangwa ibintu tubwira ko bishobora kuba bimeka sense kubera icyo udashobora gukora studio kugira gute, ukajya ukora broadcasting, so kubera icyo utarimo kubikora. Ariko sinshaka ikintu kinigereranya n'abandi. For now, mu gihe narabona iyo image yuko nisanisha n'abandi, reka mitemo gukora bino bintu gutya, mitemo kuganira n'abantu. Niba ibyo ndimo gutanga bifite umusaruro kuri rubanda nyamwinshi, nkabona bikwiye yuko cya kintu gikora, nzagikora. Ariko sinshaka kwisanisha ngo mite mvuga ngo nguzi uko runaka ngakora nk'ibya runaka, ngo runaka usanga ahuye n'uyu. Ni ukuvuga wabona Happy Empire Network notification, ugahita uvuga ati agiye kutubwira kuri ibi, Niyo mpamvu twebwe muri gahunda zacu harimo guhindura ubuzima, challenge. Buri munsi mbabwira ibintu byahindura ubuzima. Ni ukuvuga niba ubonye notification yacu uduflowinga cyangwa udukurikirana, ukabona notification yacu, tugomba kukuzanira ibintu bishyashya bishobora guchallenginga ubuzima bwawe, ukavuga ati ariko hano magaze gute, bimeze gute. Rero nahoze nari ndi kuganira n'umuntu umwe, arambwira ngo ese kubwira abantu kubona amafaranga, wowe warayabonye? Wigisha abantu gukira, wowe warakize? Uri kumva? Ni ukuvuga wa muntu icyo ari kureba, ari kundebera mu ndorerwamo y'abandi rusange, ntabwo ari kundebera njyewe unique ibyo nkora cyangwa ideas. Mbere we yahise atekereza ku nkompara, arangereranya n'abandi. So icyo nshaka kugira ngo mubwire, muri buno buzima tubamo cyangwa muri ino nyanja y'ubuzima tubamo, ntabwo ukwiye kwisanisha na mugenzi wawe. Ugomba gukora ibintu bitandukanye. Ni naho hantu umuntu uzaza akugana. Niyo mpamvu usanga umuntu agana kampani runaka, kubera yuko ibikora ibintu bitandukanye. No muri ino nyanja y'ubuzima tubamo ugomba kuba unique. Niba udasa na mugenzi wawe, how much more ushaka gukora ibya mugenzi wawe akora? Ntabwo bibaho, ntabwo bikwiye. So ako kantu rero niko ndimo kubabwira ka mbere kavuga ngo kwisanisha, ugomba guhindura ubuzima bwo kubaho. Hari uburyo bwinshi bwo kubaho kandi neza. Kubera iki wagombera uburyo bumwe ukazana turi ku mugongo utagize ikintu ugeraho? Hari uburyo bwinshi bwo kubamo, reka tubirebe. So inzira ya mbere ni yo gushakira inyuma, nk'uko nabibabwiye, ni nayo benshi barimo. Ugashaka ibintu cyangwa ugakora ibintu bikaba byinshi, ugasanga hari ibintu bigusaba, bigukurura. Hari umugozi ukuziritse ugukurura utwara bya bintu ushaka. Winjira mu mwobo urimo gushakishamo, ushaka gukora business amanywa n'ijoro ntabwo uryama, ariko hari ibintu bigukurura bitwara bya bintu uharanira ushaka kugeraho. Ugomba gukora ikintu kiri unique, ugomba gukora ikintu cya wenyine. Iyindi tips ya kabiri ni ugushakira imbere. Ushobora kumva yuko bijemeje, kibaza ngo umuntu ashakira imbere gute? Nuko umuntu ushakira imbere no gushakira ingeso z'Imana. Umuntu ushaka ingeso z'Imana haba harimo amahoro, haba harimo urukundo nyakuri, haba harimo umutekano. Areka mbyite yuko ari ugushaka kamere y'Imana. Muri make muri runo rugendo rw'ubuzima, aho gushakira iby'ikintu abantu baba bashaka, baba barimo gushaka imbuto z'umwuka, ibintu bitagaragara,
ibintu bitagaragara, ibyo bita cyangwa reka tubyite kamere y'Imana. Kuko iyo uvuze kamere y'Imana haba harimo umutuzo, haba harimo amahoro, haba harimo ibyishimo. Iyo urebye, iyo umuntu arimo gushaka amafaranga, ibyo dushakira inyuma, ibigaragarira amaso y'abantu, ibyo abantu babona, gushaka amafaranga kugira ngo umuntu abeho neza, kugira ngo tukiruka ku buzima, kugira ngo mfite aho gukinga umusaya kandi nagazongera kumwamangira, kugira intego. Ariko gushakira imbere ni wa mahoro, ni ibyishimo, kuko iyo umuryango iyo wishimye nibyo bya byishimo by'imbere. So gushaka kamere y'Imana cyangwa gushakira imbere, ariko reka nkwe kano kantu muri tuno tuntu tubiri nakubwiye, umuntu ushakira imbere n'umuntu ushakira imbere, umuntu ushakira inyuma n'umuntu ushakira imbere, bose bashobora kugira ibyishimo, ariko ibyishimo bazagira biratandukanye. Umuntu ushakira inyuma azabona ibyishimo by'amafaranga, azagira umunezero w'amafaranga, azasohoka, azagura icyo ashaka, azubaka inzu ngo landlord nagazongera kumukomangira, azagura imodoka ati mbone transport, urimo urumva, cyangwa njye nanga lift. Ariko umuntu ushakira imbere aba ashaka urukundo nyarwo, aba ashaka umutekano, aba ashaka umutuzo, urimo urumva, aba ashaka amahoro. Iyo niyo wa muntu usanga ashaka kamere y'Imana muri ino nyanja y'ubuzima tubamo. Reka mbare ko nabyita. Ibyishimo by'inyuma biteza ikibazo. Hazamo guhangana, hazamo kwigereranya, hazamo guhora abantu bakubwira ngo sureba abandi bana kuntu bameze, sureba uriya mugabo ahantu ageze, sureba abandi bakobwa ahantu bageze, kwigereranya. So kwigereranya rero sometimes usanga atari ikintu cyiza, kandi usanga kidusubiza inyuma. So iyo ushakishe ubuzima bwo hanze ntago ubona, ntago ushobora, iyo wigereranya ntago ushobora kubona ibyishimo byuzuye, ntago byakunda. Urabibona ukabigeraho. Niyo mpamvu abantu bashakira ibintu hanze, niyo mpamvu bigeraho bya bintu bakabihaga, ugasanga naga anyuzwe, nago. So ugasanga umuntu nagashobora kwishima atanywe inzoga, ugasanga umuntu nagashobora kwishima atagiye mu bagore, usanga umuntu nagashobora kwishima atagiye mu bagabo. Ni ukuvuga umuntu ushakira inyuma hari urwego aba atarageraho, aba yumva yuko hari akantu karimo kuburamo. Donc nta kunyurwa guhari mu itabi, mu ngeso mbi. Uri kumva, harimo umuntu ushobora gusanga afite Range Rover Sport, V8, cross country, urimo urumva, ariko ugasanga arara mu kabari, yicaye mu kabari bakamukoroperaho yicaye mu kabari. Ni ukuvuga hari ibyishimo aba ashaka ariko atarimo kubona. Sibyo? Gushakira imbere rero ni ugushaka kamere y'Imana, ushaka kumenya kamere y'Imana. Harimo umutekano, harimo amahoro, harimo ibyishimo byuzuye, harimo umuryango, harimo true love, umva harimo ibintu byinshi. Umubare munini ni abashakira hanze, ntibagire icyo babona, ntibagire icyo bageraho, kandi umubare munini w'isi bahisemo gushakira inyuma. Sibyo? Ugasanga ari inzara runduka cyangwa ari inzara apfa nta kintu agezeho. So inzira ya kabiri ni inzira ari munini w'abantu, nibwo buryo, niyo nzira bibakurikira gushakira ubuzima, kwigereranya, uburyo bwo kubaho kugira ngo ugire icyubahiro, kugira ngo uzagire icyubahiro. Twese turabishyigikira, ababyeyi turabishyigikira. Urimo urumva, niyo mpamvu usanga babaza umwana tuzaba iki, ati njye nzaba perezida, ubundi ati nzaba muganga, uti nzaba mwarimu, ibintu nk'ibyo. So inzira ya kabiri rero nababwiraga, gushakira ubuzima bwo kubaho imbere, usanga abantu benshi atari bakurikira. Usanga abantu barimo baguha ibitekerezo byinshi, ati ibintu wakurikiye ntago ari byo, ibintu ubamo nta kantu bifite. Ariko iyo usashakiye ubuzima imbere,
ukagira kamere y'Imana muri wowe, usanga ugira amahoro, ugira umutuzo, umenya impano yawe, umenya icyo ugomba gukora gikwiye, sibyo? Iyo ushakira ubuzima imbere, umutimanama wawe urakugira inama ukawumvira. So menya yuko ari igihe cyo gutekereza kabiri, ntukurikize formule ya sosiyete yubatse, nawe ugire formule yawe, kubera yuko kamere y'ubu buzima ni gatozi. Intsinzi ni umuntu ku giti cye, ntabwo intsinzi ari ya twese. Oya, intsinzi ni umuntu ku giti cye. Kwita intwari ni iby'umuntu. Kuba icyamamare nta kibazo, uzaba icyamamare ku bandi, ariko intsinzi izaba iyawe, sibyo? Shaka umugore ubyare, niyo intsinzi yawe. Ariko hari n'undi uhitamo ukavuga ati intsinzi yanjye ni ukubaho njyenyine. Uri kumva? So intsinzi yawe ntukayirebere mu ndorerwamo y'abandi bantu cyangwa muri image y'abandi bantu. Intsinzi yawe ujye uyireba nkawe ku giti cyawe, muri sake iguzengurutse, niyo ugomba gushakira intsinzi yawe. Niyo mpamvu ugomba gushakira bwa buzima imbere muri wowe. Aho hantu niho ushaka kumvira, wishaka kumvira uburyo sosiyete iyobora abantu ku bujyanye n'intsinzi. Ugasanga abantu bamwe barahazaharira, kandi ugasanga bafite ubutsinzi bwabo buri hariya. Bashobora gutsinda mu bintu barimo, ni nk'uko nawe ushobora gutsinda mu byawe. Reba inzira zawe wakurikiye cyangwa amahitamo yawe, uburyo wahinduye direction yawe, uba ariyo ukurikira, ushobora kuyitsindiramo. Urugamba rwo gushaka amafaranga no kwinjiza amafaranga, wowe kora ibyo ugomba gukora, amafaranga uzakorera make agufashe, ariko niyo ntsinzi yawe. Wenda niko kuba udatunze ibya mirenge, udatunze amamodoka, udafite ibi, nabyo intsinzi yawe ushobora kuba utarayigeraho, ariko intsinzi igomba kuba iyawe unique. Ntabwo intsinzi yawe igomba kuba iya rusange. Itegeko rya kamere rigaragaza yuko umuntu atagomba kuba atunze ibi cyangwa ibi n'ibi bya runaka. Oya, ahubwo uri umutsinzi kuko wageze ku byo wagombaga kugeraho. Ndashaka ko wumva kino kintu. Ndashaka yuko wumva yuko wabaye umutsinzi kuko wageze kuko ibyo wagombaga kugeraho. Ntabwo uzaba umutsinzi kubera yuko yo neighbor cyangwa umuturanyi wawe hari ibyo yagezeho. Ntabwo uzaba umutsinzi kuko uba muri groupe y'abantu mugendana bafite amafaranga. Oya, inzozi zawe ntabwo ugomba kugenderwa n'ibyo abantu bagutekerezaho cyangwa na sako y'abakuzengurutse. Inzozi zawe zigomba kuba izawe ku giti cyawe. Niyo mpamvu rero ndimo kukubwira ngo reka dushakire ubuzima bwacu imbere muri twebwe. Turashaka iki? Turashaka umenye icyo ushaka, umenye icyo wowe wifuza, ube wowe ku giti cyawe, ube umuntu udasanzwe, ube umuntu ukomeye. Ni Happy Empire Network. Wishakira ubuzima hanze, shaka ubuzima bwo guhora twigereranya, bwo guhora wisanisha. Oya, baho ubuzima bwawe bwa wenyine, baho ubuzima bwawe wikwisanisha n'abandi. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana nawe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni Happy Empire Network. Ciao ciao, nakagaruka. Murakoze cyane.